murakaza neza ku rubuga rwa Peter Teaches Guitar. Niba ari ubwa mbere kanda subscribe. Uyu munsi ngiye kubagezaho iyi ndirimbo yo mu gushimisha Imana, ni y'115 yitwa Nabonye Umukunzi Mwiza. Icurangiwe muri do, fa na sol. Nabonye umukunzi mwiza, yarankunze ntamuzi, yamfatishije umugozi, ari rwo rukundo rwe. Izo ngoyi ze zanteye kubimbataye rwose, yenduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose, yenduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose. Nabonye umukunzi mwiza, kera yarampfiriye, yaranguza mu bugingo, nawe yaranyihaye. None ibintu mfite byose ntabwo nkibigundira, ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi, ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi. Nabonye umukunzi mwiza, yose arabishobora, ajya ndinda kaga kose mu nzira ijya mu ijuru, kumuhanga maze iteka bizankiza intege nke. Shira ubute nyuma nzatabaruka, shira ubwoba, shira ubute nyuma nzatabaruka, kumuhanga maze iteka bizankiza intege nke. Shira ubwoba, shira ubute nyuma nzatabaruka, shira ubwoba, shira ubute nyuma nzatabaruka. Nabonye umukunzi mwiza, niwe nyir'imbabazi, niwe mujyanama wanjye, niwe undengera iteka. Nta kubaho, nta n'urupfu, nta n'abadayimoni, nta bya none, nta bizaza byazantanya na Yesu, nta bya none, nta bizaza byazantanya na Yesu. Nta kubaho, nta n'urupfu, nta n'abadayimoni, nta bya none, nta bizaza byazantanya na Yesu. Nta bya none, nta bizaza byazantanya na Yesu, nta bya none, nta bizaza byazantanya na Yesu, nta bya none, nta bizaza byazantanya na Yesu. Murakoze ku bakunzi b'umuziki. Naba urubuga rwa Peter Teaches Guitar, niba hari umuntu wifuza gutura iyi ndirimbo mwayisharinga, kandi niba hari indirimbo wifuza wakwandika muri comment tukazayibagezaho.